Yes, welcome back again to Gain Focus Rwanda. Uyu munsi muri video ya none ngiye kubabwira ikintu gihambaye cyane, the real cost of getting rich and successful. Ikiguzi cyanyacu cyo kugera ku bukire ndetse no kuba successful. Twese tujya turota gutunga amafaranga menshi cyane, ariko bijya ntago byoroshye nkuko tubivuga. Niyo mpamvu hari sacrifice ugomba gutanga, hari igiciro kiba gisabwa kugira ngo ugere kuri ubwo ubukire nyine wifuza. Mbere yuko ntangira kubabwira izo sacrifice, reka nkwibutse aka kantu kandi ujye uhora ugatekerezaho. Kuba umukire cyangwa se kugera kuri success ntago ari ibintu byoroshye, niyo mpamvu atari ibintu bya buri wese, ariko it's okay. Niba uri mu rugendo rugana ku bukire, rugana kuri success, ni byiza yuko wakumva ibi bintu ngiye kubabwira muri iyi video. Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Ni wibagirwe gukanda subscribe, like ndetse na share ku nshuti zawe. Sacrifice ya mbere ni family. Ikintu cya mbere successful people ba sacrificinga ni gihe bamarana n'imiryango yabo, ndetse abenshi batinda no gushinga urugo cyangwa se gushaka kugeza igihe babanjije kugera ku ntego zabo. Ibi ni ukubera iki? Ni ukubera ko urugendo rugana kuri success rukenera a lot of focus, kandi biragoye cyane kuba wa balancinga urugendo rugana kuri success cyangwa se ku bukire ndetse na family life. Sacrifice ya kabiri ni health. Buri munsi turabwirwa cyangwa se twumva bavuga ngo health is wealth, nukuvuga ngo ubuzima bwiza nibwo bukire, ariko abantu benshi nyine barasacrificinga icyo kintu kugira ngo babashe kugera ku bukire. Gukora amasaha menshi, stress, kubura umwanya wo gusinzira, ibyo byose nibyo biberamo kugira ngo bagere kuri bwa bukire bifuza kugeraho. Ni byiza nyine kubibalancinga no gushaka health, ariko ntago iteka biba ari ibintu byoroshye, bitewe nuko health nayo isaba igihe kinini, kujya muri gym, gukora ibintu bigiye bitandukanye bikostinga igihe, kandi abantu bashaka kuba abakire uyu mwanya wo nawo. Iyi ni sacrifice rero batanga kugira ngo bagere ku bukire. Ikindi ugomba gusacrificinga kugira ngo ugere ku bukire ni inshuti zawe. Social life nyine igomba kuhagendera, bitewe nuko iyo uri gufocusinga ku kugera ku bukire bituma igihe nyine ugenera inshuti zawe kigabanyuka. Ibi rero bigatuma inshuti zimwe zigenda zigucikaho cyangwa nawe ugenda uzicikaho. Successful people baguma muri circle cyangwa se bagumana inshuti nkeya zazindi n'ubundi ziri mu murongo umwe wo gushaka cyangwa se wo kugera ku ntego zabo. Nukuvuga ngo iyo inshuti abona nyine nta kintu kihambaye mu rugendo arimo ziri kumufasha, arazireka nyine, azima igihe, ahubwo akagumana na zazindi bari mu ntego imwe cyangwa se bari mu murongo umwe njyabukire. Ibi nibyo bituma nyine successful people usanga nta social life ihambaye baba barimo, cyangwa se usanga nta nshuti nyinshi cyane bagira, bafite inshuti cyane cyane n'ubundi bari bwungukireho wenda ubumenyi n'ikindi kintu nyine gishobora gutuma bagera ku bukire. Ikindi cya kane ni hobbies. Hobbies zawe nazo zigomba nyine kuhagendera, kuko nta mwanya wo kurelaxinga ufite. Nukuvuga ngo ntago ushobora guhuza igihe cya hobbies n'igihe cyo gushaka amafaranga. Niba uri serious mu gushaka kuba umukire, niba uri serious mu gushaka amafaranga no gushaka kuba umukire, ugomba nyine gushyira hobbies zawe on hold, cyangwa se ugomba hobbies zawe kuzishyira ku ruhande kugira ngo ube wabasha kugera ku cyo wiyemeje cyangwa se ku ntego zawe. Sacrifice ya gatanu ugomba gutanga kugira ngo nyine ugere ku bukire wifuza ni time, igihe. Nukuvuga ngo igihe ni ingenzi cyane, ugomba gusacrificinga nyine kugira ngo ugere kuri icyo kintu. Bishobora nyine gufata imyaka myinshi kugira ngo ugere kuri financial success, ariko iyo myaka uba utanze cyangwa se iyo myaka nyine uba ugiye kumara iba yuzuyemo gukora cyane ndetse no kwita ku byo ushaka kugeraho. Wibuke ko nyine igihe kirashira, none se kubera iki utinvestinga muri future yawe? Nukuvuga ngo fata igihe uvuge ati muri iyi myaka ngiye gukora cyane, ngiye kwigomwa buri kimwe cyose, ariko iki gihe mfashe ndabizi neza ko hari achievement ihambaye nzaba ngezeho. Igihe rero ni icy'ingenzi cyane, niyo mpamvu ugomba kugikoresha neza, niyo mpamvu ugomba nyine buri munota wose kubara mu nyungu cyangwa se mu gihombo. Waba utakaje umunota ukamenya nyine ko ubwo uhombye amafaranga, waba ariko muri
uwo munota hari ikintu kizima wakozemo ukavuga ko hari inyungu wungutse mu mafaranga. Ibyo bizafasha nyine muri future kuzagera uri umuntu nyine ufatika, uri umuntu umaze kugera kuri success, umaze kubona amafaranga wifuzaga cyangwa se umaze kugera ku bukire runaka. Sacrifice ya gatandatu nta yindi ni happiness. Ibyishimo byawe rwose nabyo ugomba kubisacrificing. Ngo amafaranga ntagura ibyishimo. Reka nkubwire iki kintu, ntago ugomba kwishima nta mafaranga ufite. Nuvuga ngo gomwe ibyishimo byawe in short term, mu gihe gitoya nyine wirengagije ibigushimisha n'ibikunezeza byose, ariko kugira ngo ugere ku ntego zawe, ahubwo cyagihe wari uri muri bya bindi bigushimisha, ya mafaranga wari uri gushyira muri bya bindi bigushimisha cyangwa se bikunezeza, ayo mafaranga ni ingirakamaro kugira ngo agufashe nyine mu kugera kuri za ntego zawe. Ni ukuvuga ngo mu gihe kizaza, igihe uzaba warageze ku ntego zawe, igihe uzaba wara creatinze nyine ubuzima buzatuma nyine noneho wishimira success yawe, aribwo nyine nawe uzatangira gukora ibintu bituma uba happy nyine mu buzima bwawe. Niyo mpamvu nkubwira nti wikishima. Umunyarwanda yaravuze ngo uzishima neza n'uzishima nyuma. Niyo mpamvu nanjye nakubwira nti uyu munsi babara, uyu munsi tamba ibyishimo byawe, ariko wibuke ko ahazaza ariho uzishima igihe uzaba wishimiye nyine ikintu gihambaye wagezeho mu buzima bwawe. Sacrifice ya karindwi ugomba gutamba kugira ngo nyine ugere ku bukire ni who you are. Ugomba nyine nawe kwitanga ubwawe, ugomba kwitamba nyine kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugeraho, nyine ugere kuri ya mafaranga warose kuva kera kugeraho. Ibi bishatse kuvuga iki? Who you are biraza kuba bikubiye mu bintu byose navuze, kubera ko ibi bisobanuye ko ugomba kureka uburiwe nyine habits zawe, mindset zawe n'ibindi bintu byose ukunda cyangwa ushaka ariko bidafite aho bihuriye n'intego zawe, bidafite aho bihuriye n'urugendo rwawe rwo gushaka amafaranga ndetse no gushaka gutera imbere ukagera kuri bwa bukire wiyemeje. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Ireke. Nuvuga ngo ntukiri uwawe ngo wigenge, niko abantu bamwe bajya bavuga. Uri umuntu nyine ushaka nyine iterambere, urundi muntu urahindutse nonaha urashaka kwacivinga ikintu gihambaye cyane. Rero bya bindi byari bikugize, twaturema ngingo twatumaga nyine ujya mu bintu bidafite icyo bimaze, bireke bisacrificing. Icyo gihe nyine uba wisacrificinze, nicyo kizatuma nanone ugera ku bukire wifuza, utunga n'amafaranga yose wumva nyine warose kuzatunga. Ibi ni ibintu ubwiye kugira ngo wumve neza icyo kuba umukire no gutunga amafaranga nyine bisaba. Niyo mpamvu nkubwiye nti nubasha kubikurikiza ukabasha kubipractica kuva uyu munsi, mu myaka mikeya cyane, mu myaka 5 yonyine iri imbere, ndabizi neza kuzaba uri umuntu uhambaye cyane. Ndabizi neza ko nawe uzaba uri mu bantu rwose bafatika muri iki gihugu, ndetse ko rwose uzaba wishimira ibyo wagezeho. Ni Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Niba ibi bintu nkubwiye wumva hari icyo byagufashije rwose, nyaboneka ndakwinginze, ariko nanone nkwinginze nawe nkubwira ni iyinginge gukanda subscribe, kuko nicyo cyonyine kizagufasha kujya umenya cyangwa se ugira ubwenge wunguka umunsi ku munsi, bitewe nuko kuri icano tubagezaho ibintu bishobora kugufasha kuva ku rwego rumwe kugera ku rundi. Kanda rero subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe. Numara gukanda subscribe kandi video niba yakunejeje cyangwa se yakunyuze, ukande like, ndetse nibibagirwe no gusharinga inshuti zawe. Erega twese turashaka kugera ku bukire. Sharinga inshuti zawe nazo zimenye ibi bintu kugira ngo twese tujyane mu murongo umwe nyine ugana nyine ku bukire. Ikindi kandi nanone nibibagirwe kuduha comment. Ufite byinshi watubwira, ufite inama watugira, tubwire rero muri comment, durire muri comment. Gain Focus Rwanda, dusabane, tuganire, twungurane ibitekerezo. Naho utaha muri video itaha.